Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe, yaba ku bari mu Rwanda, Abarundi n'abantu bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ntabwo nkunda kuvuga kuri crypto cyane ndetse yaba na Pi network ndetse n'izindi, ntabwo nkunze kubivugaho cyane, ariko urebye ni nabyo bintu crypto ni nayo intunze mu magambo make, ariko kuba ntabivugaho ntibivuze ko mba ntari active. Ndagira ngo mbasharinge aka experience gatoya, ndetse gashobora kuba kari kumwe n'inama nayo ntoya, bigendeye kuba hari ibyambayeho muri iyi industry ya Pi network ndetse na crypto muri rusange. Nimugoroba mu ijoro ryashize nibwo nagize igitekerezo cyo kuba nafata audio. N'ubwa mbere mvuze, sinjya nkunda kuvuga, kugira ngo ndetse n'abapayiniya bari hano n'ahandi nabo wenda bakwiga bagakuraho igitekerezo gishobora kubafasha. Mbere na mbere yo kugira ngo ngire icyo mvuga, ndabanza mbaha agastori gatoya ko kanjye ndetse ngenda ninjira muri topic. Ni ukuvuga ngo njye ninjiye muri Pi network muri 2020, ni ukuvuga ngo njye maze imyaka 5. Hari igihe kigeze kugera, kuko icyo gihe nta bumenyi bwari buhagije twari dufite, twumvaga ko iyi myaka yose itashira nyine Pi itaragera ku musozo ngo idukize. Hari igihe cyagize balaunchinga icyo bita mainnet. Ni ukuvuga ngo kariya kantu kitwa mainnet mbere ntabwo kabagamo icyo gihe. Rero bagipostinga ko bagiye kuyilauncinga, twe twahise twumva ko tugiye gukira nyine tugiye muri mainnet. Kumbe baba bagiye kulauncinga project yitwa mainnet. Twebwe twatekereje ko tugiye kubona ya mafaranga n'aba influencer nyine. Murabizi ko aba influencer aribo badukontorora, batubwira ngo amatariki aya n'aya, ariko njye nta munsi n'umwe ndabona bahuza na core team. Niyo mpamvu rero ukibona ko Pi network izadukiza, simbihakanye, ndabyemera cyane, ariko ntabwo tuzi ngo ni ryari. Twikomereze. Ni ukuvuga ngo icyo gihe twari abantu, icyo gihe twari dufite na groupe, ndabyibuka. Bamwe harimo abantu bari updated cyane ariko hanyuma ibyo bintu bibaye, kuko twari bariye n'amafaranga, urumva n'ubumenyi bukeya n'ibindi, bamwe byarabababaje. Nubwo ati iki kintu ni igihuha. Hari n'abo nzi bahise basiba konte zabo, barazisiba. Njyewe naravuze ati ntawamenya, reka nkomeze mining. Ndakomeza ndamining. Bamwe urumva bahise babireka, abandi bacika intege babivamo. Ariko mu kumininga nagize ikindi gitekerezo. Igitekerezo nagize nicyo cyatumye ubu ngubu nyine numva ko meze neza. Naratekereje ndibaza nise niba ibi bintu bya crypto nari ntezeho amakiriro bidakunze, ndabigenza nte? Ikintu nakoze, nahise nshaka ukuntu niga ibijyanye na crypto muri rusange. Ubundi crypto imeze ute, ikorwa ite, ibaho ite, yungura umuntu ite, ihombya umuntu ite, kugira ngo ndebe ko navumbura igihe nyirizina Pi network izamara. Icyo gihe naje gusanga ari industry nini cyane ngari, birenze uko nabitekerezaga. Numvaga ko ndi bwiga iminsi 2, ariko byarangiye nicaye niga igihe kinini. Namaze igihe kinini mbyiga, ngira n'amahirwe, ndashimira Imana ko nahuye n'abarimu beza, baranyigisha rwose ndabimenya. Icyo gihe naraje ntangira kugura crypto. Naravuze ati iyi Pi ntabwo nzi igihe izatangira amafaranga, ariko nta wamenya, reka ntangire ubumenyi maze kwiga bubyaza umusaruro. Nta mafaranga menshi nari mfite, nta bushobozi bwinshi nari mfite bwo kuba naba nk'umu investor ahantu muri crypto. Naravuze ati
mu gashahara gakeya nkorera ngiye kujya mfatamo amadolari 15 buri kwezi, sorry, 15 buri kwezi njye nyagura crypto, kuko nari maze kwiga, maze kumenya ukuntu bamenya crypto, ifite imbaraga, crypto ishobora gutanga ikintu, crypto ishobora kugukiza, ishobora kuguha inyungu mu gihe kirekire. Ndatangira buri kwezi nkajya ngura crypto z'amadolari 15, kuko nayo ifite ubumenyi bwo kuba namenya kwanaliza, nkamenya ngo iyi crypto mu myaka 5 izaba ihagaze neza. Nko muri crypto naguze hari iyitwa Podre. Icyo gihe nayiguze kuri 0.031. Ariko byigiye imbere ho gato, ntabwo ari muri 2020. Ntabwo nibuka amatariki neza kugira ngo yose nyababwire, ariko byo ntabwo byabaye muri 2021. Murumva ko kwiga byafashe igihe, n'imbere ubwo twakomeje ntabwo nibuka igihe neza. Naguze iyitwa Podre nyigura 0.03. Hanyuma yarazamutse igera ku madolari 7. Ubu tuvugane iri kugura amadolari 4. Urumva ko nk'abantu muzi imibare mu calculatinze amadolari 15 kuri 0.03, ubu ngubu iri kuri 0.4, gerageze kuri 0.7. Muhita mubona ko amafaranga nakoreyemo icyo gihe. Ni ukuvuga ngo ikintu nshatse kuvuga ahangaha gitoya, ntabwo crypto kugira ngo iguhe amafaranga igukize, ntabwo bigombera ubu bwinshi bw'amafaranga ufite, kuko muri crypto idolari rimwe ryaba amadolari 10, amadolari 10 nayo yaba amadolari 100, amadolari 100 nayo yaba amadolari 10,000. Birashoboka cyane. Niyo mpamvu rero wagira idolari rimwe, wagira amadolari 10, wagira amadolari 50, ntabwo ari bibi kuba wayinvestinga muri crypto, ariko wizeye ikindi by'igihe kirekire. Ntabwo ari crypto yonyine naguze, kuko nabwiye ko buri kwezi najyaga ngura crypto. Nagiye ngura crypto nyinshi kuko nageze aho nabikoze amezi 10, 15 mbikora amezi 10, ngura crypto zingana z'amoko 10. Ndangije nzishyira kuri Trust Wallet, ndangije ndakomeza ndamayininga niturije. Nyuma y'igihe haza kubaho mistake, nza gukora ikosa, passphrase za Trust Wallet mba ndazibuze. Urumva mfiteho crypto z'amadolari yanjye 150, kuko ayo ntabwo ari amafaranga nanone menshi. Mba ndatuje, bibayeho ndakomeje mayininze payi ntuje, nkora wenda n'utundi turimo muri crypto kuko nabwiye ko nabyizeho. Nkora trading asanzwe, future trading ndetse n'ama sport trading n'ibindi bisanzwe, no guholding ama crypto bisanzwe. Kugira ngo ngire iki gitekerezo cyo kurikoding iyi audio, ni uko mu ijoro ryashize naje kugwa kuri ya passphrase yanjye y'icyo gihe. Naje kuyigwaho nsanga hariho amadolari angana n'ibihumbi 14 n'amadolari 460. Nashone icyo gihe ninvestinze angahe? Ninvestinze amadolari 150 mu gihe cy'amezi 10. Nakubiswe n'inkuba ndumirwa, kuko nari mbizi neza, ariko narakarabye numva ko ntazanazibona. Ubu ngubu rero byahise bimpa igitekerezo cyo kuvuga ati niba narakoze ibintu byoroheje nk'ibyo ngibyo icyo gihe, bikaba bimpaye amafaranga nubwo atari menshi cyane, ariko nta nubwo ari na make, mu gihe cy'imyaka wenda 4-3, why not ubu ngubu aba pioneers batakwihaja niyo ndivuga ngo 25-30 muri 2030? Ese bizaba bimeze bite?
biranashoboka ko wasanga Pi still n'ubundi yahageze itaranaduha amafaranga, birashoboka pe. Icyo kintu rero nicyo cyatumye mvuga ati aba bantu ibi bintu byambayeho ngomba kubibabwira, uzi ubwenge, uzi ibyo akora, uzi crypto icyo ari cyo, abe nawe yafata decision. Ashobora kuvuga ati wenda nanjye buri kwezi ngiye kujya ngura crypto z'amadolari 10. Amadolari 10 ni amafaranga wahomba, ntubabare, ntibigire icyo bigutwara. Buri kwezi 10 ngure crypto. Upfa kuba wenda uri umuhanga mu kujogora crypto nziza ubona ko ifite ahazaza, kuko crypto nazo zisaba ubumenyi ndetse buri hejuru cyane, kuko hari crypto iva ku madolari 100 ikaba amadolari 0, zirahari. Hari na crypto iva ku madolari 0 ikaba amadolari 100. Rero kugira ngo uhitemo inziza muri izo ngizo uba ugomba kuba uri umuhanga. Ikindi, urugero nka XRP ubungubu iri kugura amadolari 2 n'ibice runaka, ifite total supply cyangwa se circulating supply nini ingana na biliyoni 65. Mu gihe hari crypto ifite 1 billion byananiye no kugera no kuri 0 n'ibice 2. Ukibaza ngo why? Niyo mpamvu aho hantu nyine haba hasaba kwicara ukiga. Niba ifite supply ya biliyoni 35 igura ifite agaciro k'amadolari 2 arenga, noneho hakaba ifite supply ya 1 billion, byananiye no kugera no kuri 0 n'ibice 5, kandi ari ifite supply ntoya. Ukibaza ngo why? Niyo mpamvu muri crypto hasabwa ubumenyi. Iyo udafite ubwo bumenyi nyine bwo gukora icyo kintu, wegera abantu bafite ubumenyi bakagufasha, bakakugayidinga, bakakwerekera, bakaguhitiramo crypto zishobora kuba zagira umumaro. Kuko naje gukomeza ndabikora, ngura ama crypto, nyuma y'igihe nkayagurisha, kuko izo passphrase zose ayo mafaranga sinakiyabara, kuko numvaga ko byarangiye, kuko murabizi mwese ko iyo ubuze passphrase urakaraba. Rero nk'inama nagira abapayiniya bagenzi banjye, abavandimwe dusangiye urugendo, Pi ni project nziza ndetse izanaduha amafaranga. Ntabwo izadusiga uko yadusanze, ibyo ndabyemera, ariko ntabwo tuzi ngo ni ryari. Niyo mpamvu nk'abapayiniyazi, ufite ubushobozi, uwabishobora yagira icyo bita plan B, wenda Pi network ikaba plan A, wenda n'izo crypto zikaba plan B. Nababwiye ko bitagombera ubwinshi bw'amafaranga, kuko mbahaye urugero kuko muri mwese uwabona amadolari 15 ku kwezi ntawapfa kuyabura. Ikindi, ayo mafaranga nasanzeho, iyo nza kubibona nko kubona ya passphrase mu kwezi kwashije, nako mu mwaka washije 2024 mu ntangiriro gutyo, muri bull run, nari gukuramo amafaranga 30,000 birenga, kuko crypto yaje kongera aramanuka. Kuko iyo ngiyo nabwiye ifite iri kugura amadolari 3, ubu yageze ku madolari 7. ngira ngo murabyumva. Ni inama nziza, ubwo uwayikurikira yayikurikira, tugategereza Pi, ariko tuticariye ubusa, dufite n'ikindi kintu tuvuga ati n'iki ngiki turagitegereje byombi, kuko Pi niguha amafaranga n'ubundi wari warakoze iyo ntambwe yo gucreatinga plan B, n'ubundi ntabwo bizaba ari bibi. Ariko nisa nk'itindaho gatoya, hari ikindi wenda biragera ahantu mu gihe runaka kikaguha amafaranga, nibyo bizatuma utagira wenda ikibazo cy'ubushomeri, kubera ko abapayiniyazi benshi pourcentage nini mu mutwe wabo hamaze kwishyiramo ko ari abakire bakize. Simbihakanye, sinambirwanyije, ariko bagomba kugira plan A na plan B.
hamwe nihadakunda cyangwa hamwe nihatinda hazabe hari ahandi. Niyo nama nashaka kubagira. Mu buryo wenda nabonye mufite abantu bamenyereye crypto, mwababaza bakabereka uburyo bahitamo crypto, ariko mwizeye neza ko bafite ubumenyi bwo kuba bakubwira ngo crypto nk'iyi ngiyi ni nziza. Kuko crypto hari uburyo crypto ziremekamo, ziri uburyo bwinshi. Kuko muri mwebwe hashobora guhita havuga undi ati ngewe se si mayininga payi gusa, mfite n'izindi, imwe niyanga izindi zizakunda. Ndagira ngo nkubwire ko crypto uburyo zibonekamo ntabwo ari mayiningi gusa, hari n'ubundi buryo zibonekamo, ntabwo ndi bubutindeho kuko ubwinshi murabuzi. Ubwo crypto mining rero niyo ifite pourcentage nkeya yo kuba crypto yayo yazamuka. Ni ukuvuga ngo crypto ya mayininzwe ifitwe n'abantu niyo idakunda kuzamuka ngo itange amafaranga. Naho za zindi ziboneka muri bwa buryo bundi nizo zizamuka akenshi zigatanga amafaranga. Sindi bujye mu madetaye yo kubabwira ngo kubera iki haba habaye ibiki, namwe ngira ngo se wamwicaye ubusa mumaze kugira ubumenyi muhitamo bisobanukirwa. Nabanga urugero nk'iyitwa Koa ni crypto nziza cyane, izazamuka ariko bizayifata igihe kubera ko izabanza igume hasi, zibanza zishire mu bazimayininze, nizimara kujya mu ba investors nibwo izatangira kuzamuka. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo mufite guhitamo neza abantu bashobora kubahitiramo kumenya crypto nziza yo kugura. Ese ukamenya ikintu yashingiyeho ayiguhitiramo, ukamenya igihe wenda ugiye kuyiha, ikindi ukamenya n'uburyo uyibikamo. Kuko mu Rwanda turizi kuvuga ngo ubitsa amafaranga muri crypto runaka, ejo bundi urahura n'akabazo, aba ariho uhita utekereza ati nyamara mfite uducoin muri Trust Wallet cyangwa kuri Binance, wirukanka uhita udukonvatinga. Ibyo bintu niko abapayiniya ndetse abantu benshi nyine bagura ama crypto bameze. Ariko hari n'uburyo nyine ushobora kugura crypto ukakonekita na blockchain yayo, ugakora stake imara igihe runaka, umwaka umwe, 2, 3. Ni nabyo byiza nyine, nibyo bituma udaterayo akajisho cyane. Ni ukuvuga ngo mu magambo makeya niyo nama nashaka kubagira. Ndizera neza ko bamwe muri mwebwe hari icyo iri bubafashe, hari icyo iri bubungure, hari ikintu cyiza iri bubagezeho. Ariko ikintu ntakwibagirwa kuvuga, crypto umuntu uzinvestingamo nyamona ni umuntu uba uzizi, arabizi neza ko nagura crypto z'amadolari 100, nyuma y'icyumweru akabona ya madolari 100 ari kuba 70, ntabwo azayagara, kubera ko azi ko crypto igira pullback, igira kumanuka nyine ugaholding ukazategereza ko izamuka. Nyine ni ibintu bifata igihe. Rero ntabwo ihita izamuka, hari n'igihe biba ngombwa ko isa nk'imanuka ukajya muri loss runaka, nyuma y'igihe wenda ukazongera ikazamuka ikaguha amafaranga. Ni ibyo ngibyo. Hari nk'abankeneye, abakeneye ko twazajya tubiganiraho ku ma crypto ashobora kugira umumaro, ubwo mwaza kunyegera cyangwa ubwo mwanyegera, ubwo nazajya mbona akanya nkaba nabereka crypto, nazaba nabonye crypto ishobora kugira umusaruro, nkaba nayibarangira. Murakoze, mugire ibihe byiza.